ntacyo twamenye, nta kintu cyari kirimo. Yagiteretse imbere yawe mujya gukima. Nta kintu cyari kirimo. Ngaho mumbarize. Uko yakizanye niko cyari kimeze. Nanjye narakubwiraga ariko ayo mahaho ndaje nyarebe. Ariko buriya wemera yuko umuntu agomba no gufata igikapu agashyiramo n'amabuye cyangwe n'ibiki byose akikorera. Amatafari akaza yikoreye. Ariko we nta nubwo uramenya abatubuzi basigaye bariho. Urareba igihe yaramaze. Yarumva umugore yarabyaye ntazi isura y'abana yagombaga no kuza agateraho akajisho. Nta soni. Ikintu kirimo narakijyanye buriya ndagende. Oya ngaho bambwirira. Nta rupapuro wenda nta kintu cyari kirimo. Nta kintu cyari kirimo narakubwiye ngo uriya nta mugabo murimo. Ngaho. Ntawe pe azigendera. Ngaho. Umuntu azana igikapu amaze amezi 5 azana igikapu nta kintu kirimo. Ubwo yaraje kukwirebera abana ni nkaho yaraje kubareba. Yarazi yuko aje kumupfunyikira nkuko ajya mpfunyikiranye. Byanze bikunze kubera abagore benshi yagiyemo baramuroze. Nanjye sigaye mbona atari muzima. Ku ibintu akora ntabwo ari byo pe. Ntabwo ari muzima baramuroze. Ihangane n'uko kigomba kura. Gasuwe zamuka. Kirimo hano no gitabye. Ngiki Mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show ntibisanzwe nongeye kubasuza musuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndabasuhuje mwese mutanga inama n'ibitekerezo muri comment ndetse n'abandi mugende mufasha bagiye batandukanye ndabasuhuje buri wese urambura akaboko ke atanga Imana ijye mukubira karindwi ndi kumwe kambita bakeba nubwo batabanye nkabo ariko wenda nubundi nibo Vanessa ndetse n'umudamu w'umugabo we turi kumwe hano ngira ngo muribuka ko umugabo yaje rwose ibintu bimeze neza bishyushye avuga ati nzanya amahaho kandi koko byari byo byaranumvikanaga kuba umugabo yagenda agiye guhaha akazanya amahaho n'ibintu bisanzwe. Mama Vanessa baraganira ngira ngo bakuru iki kiganiro mwarabyumvise aganira n'umudamu wiwe ndetse muha n'igikapu ntago twarebyemo kuko ntago byari by'umudamu nyine ntago byaturebaga amabwira ati dore igikapu ngicyo amahaho ngaha amwereka abana arabareba arabaterura biba byiza twumva ko ari ibyishimo ariko ntago ibyishimo byakomeje uko twabitekerezaga. Mu by'ukuri umuntu ni mugari ntago wamenya icyo umuntu atekereza kuko na Papa Vanessa aza twumvaga ko aje nyine aje mu rugo aje kubana n'abana be yaje ku gira kinakemura ariko nyuma siko byakomeje nko twabitekerezaga. Niyo mpamvu tugiye kuganira n'ababyeyi bombi nk'abadamu nyine biwe muri kano kanya tukumva ko byagenze igikapu harimo iki nimba ari n'amamiliyoni natwe baduheho natwe twimerere neza ariko reka tubahe ikaze hanyuma batubwire mu gikapu basanzemo iki bameze bate kuko cyane ko Papa Vanessa avuga ko agiye gukodeshereza umwe muri bo akamwimura akabatandukanya kuko ntibakomeza kubana na waje. Ni byinshi rero tushaka kumenya kumura ayo makuru kugira ngo twumve koko niba hari icyahindutse dushimire n'Imana ko yagaruye umugabo agasubirana n'umugore we bikaba byiza. Reka mbaze mbasuzanye mu batubwire imva n'imvano rero y'umugabo wabo uko byagenze no kugeza kuri uyu munsi uko abafasha. Mama Vani fasha gutya agatelefone hanyuma muduha amakuru ashyushye. Amakuru ashyushye amakuru ashyushye ubwo ni nka yari baryoshye gute wowe yaraje kira gikapu babonaga kirimo abanyarwanda kirakajyaho nashyize mama kiri inkumi ahubwo nukuza kuturya ni nko kuturya umutima kuko nta kiza nigeze mbonamo nacyo umugabo araje nacyo kirakagira gute kirakajyaho nashyize mama kiri inkumi none se nkwemerera ibyo ntabonye
nta gikapu mwabonye ntacyo twabonye, nta kintu Igikapu cyari si kirimo, igikapu yagiteretse imbere yawe mujya gukima nta kintu cyari kirimo. ngaho mumbarize uko yakizanye niko cyari kimeze. nanjye narakubwiraga ariko ayo mahaho ndaje nyarebe. ariko buriya wemera yuko umuntu agomba no gufata igikapu agashyiramo n'amabuye cyangwa n'ibiki byose akikorera amatafari akaza ariko yikoreye uzikunsetsa ngo yaje kuko we nta nubwo uramenya abatubuzi basigaye bariho. urareba igihe yari amaze, yarumva umugore yarabyaye ntazi isura y'abana, yagombaga no kuza agateraho akajisho. nta soni. umugabo yaraje we muri ganiro akubwira ko asanya amahaho ufite uranayanga. hari ayo yampaye ureba se ingeso uzamuzashyira umugore wawe. umugabo aravuga ati sinagendeye gusa rwose aritaha. ubwo rero icyo gihe nyine murahura n'uwo mudamu uzabaza umugore mutoya nyine. urumva umudamu baraganira. umugabo ati dore igikapu wa mugore we ceceka. umugore nawe aravuga dore yagiye akikoreye ati ngiye gufungura ubu ngubu ndakize ndarora nkoze ubu kabisa. mutubwize ukuri mwe guteza urubwa ntabwo umuntu w'umugabo yakwikoreye igikapu. singuye aho ari turicaranye ngaho ntababwira icyo yasanzemo. cyari kirimo muri kiriya gikapu, ariko nawe bivuze ngo nta kintu kirimo mugira ngo nayanjye. nta kintu kirimo narakijyanye buriya ndagenda. oya ngaho bambwirira nta rupapuro wenda nta kintu cyari kirimo. nta kintu cyari kirimo, narakubwiye ngo uriya nta mugabo murimo ngaho ntawe pe azigendere. ngaho umuntu azana igikapu amaze amezi 5 azana igikapu nta kintu kirimo, ubwo yaraje kwirebera abana ni nkaho yaraje kubareba. yarazi yuko aje kumupfunyikira nk'uko ajya mpfunyikira nyine nuko nta kintu cyari kirimo. akaza kuriya bivuga se nta n'amafaranga se yabasigiye. amafaranga nta mafaranga yabasigiye. yewe nta mafaranga yigezamo, namubonye gutyo ahubwo sari ibindi ntumbaze. hari aho yagiye ubwo yagiye mu bandi bagore. Vanessa ngiye nsobanura umugabo wanyari ke wagiye umbabarira ntukambaze ibyuriya mugabo kuko njyewe ibyuriya mugabo ntabwo bikimfataho cyane. yaraje kureba abana avuga ati umugore wanjye nje kumwitaho undi mukodesha baragukodesheje ariko mama Vanessa we waragiye. njyewe se nari kuva mu nzu yanjye yari gukodeshereje nyine ankodeshereza iki? kazakodesha inzu. yavugaga yuko akodeshereza umwe, bivuge ngo rero yari gukodeshereza uyu nguyu. ahubwo ku mugani menya hari n'ibyo mu nkinga hari. yaba yarakubwiye ko azagukodeshereza, yaba yaragubwiye ngo iki? yamara kiriya gikapu arambwira ati ngiye nahise mbava imbere nkigendera. icyo gikapu nagize ngo kirimo amafaranga, kirimo ibintu byose. ngezeho nsanga baba we nta kintu kirimo. hubwo iyo mubona nari kumukubita nk'urutiro ari umusazi. yagiye he yararaye ari hehe yagiye mu kazi aragaruka yasubiye mu kazi. uravuga ngo yari kurara, ubundi ubwo yari kurara he? iwanjye yego arasetsa. inzu yacu iwanjye ni hato ntabwo yari kuharara. nyine nge mutubwire ari he umugabo yakomeje urugendo rw'iwa hajya se umuntu aba hazi. gusa yaragiye twari tuhazi ko ari uko yaje akamfunyikira ngo yazanye igikapu cyuzuye amafaranga. aho ajya tuba tuhazi. nawe nzi ko azanye amadolari. kereka niba wenda numvaga mutakibaye inahangaha mwarimutse muri nko mu yindi karitsiye mama shenge mwarimutse mwaragiye kuba ahantu heza kuri 40 ku itara kuri kaburimbo. urumva kugereranyije n'ukuntu yavugaga we ntiwumvaga ubuzima buhinduka. shabyihorere wa mubyeyi we, umuntu amenya ibye ku mugani. ubuzima bwahindutse. umuntu amenya ibye. wasanga yarashakaga kwirebera abana. shakaga kureba isura y'abana yabyaye adahari, aje kureba n'isura yabo, aje kureba n'uko basa. erega hari n'igihe n'umugabo ubwo agenda guhaha bikanga ubwo ariko uzi gutahura umugabo ukavuga ngo nagiye guhaha. uko yagiye guhaha bikanga ntabwo. none nje imbokoboko. ariko ubwo wagenda uvuga ko uje guhaha bikanga byanze gute? umugabo umaze amezi 5 ni gute atazana n'umufuka w'umuceri byibura? hegora mumbarizi ngo winjize mu nzu. ngo aze yikoreye wa mufuka w'umuceri, wenda umuntu azane n'umukarana winjize muri iyo nzu. mugire naho muhera muvuga da umuntu araje he nagiye guhaha para azanye igikapu kitarimo ikintu na kimwe, ati nzanye amahaho, arakizanya giturutsaho. ndagiye nanjye nishimye ati umugabo yazanye amahaho, tunde nsanga nta kintu kirimo.
ariko rero nta mugabo muri ntabwo wahise umuhamagara kuri telefone muhamagara si nimero iriho yahinduye telefone ariko irabitubwiye ko yagize ese nyine ko yababwiye ko yahinduye hari n'uwo yigezaho inomero ziwe zindi yahinduye ikintu cyitwa abagabo muzakizinuka mwebwe gusa urambwira ngo ngiye kuzinukwa kurenza ahangaha ni ukuhera muzashaka abandi abakize sawa nyine ni abagabo tuzashaka azashaka abakiri bato ahandi ntiwabonera njyewe ndashaje nta byo gushaka we njyewe ndashaje reka urashaje nanjye ubu nta gushaka guhari byararangiye oya wowe uracyari umwana urabyemerewe reka manze ndera abana banjye banza urera abo bana hanyuma nibamara gukura uzashaka icyerekezo yaba arimo wagenda ukabamuhereza wagumana nabo ukemera ugahahira abana bawe ubwo rero uzambwire ni wowe uzahitamo niba uzabirerera ukamwihorera uzabirerera mwihorere umugabo uzavuga ngo azanye amahaho anapfundi ugasanga nta n'ikintu kirimo basi yashyiramo n'ibihumbi 10 afazari ubundi buriya ibintu akora ntabyo azi ubundi nka buri ukabone niyo byaba ari ibiro 10 akabishyira muri kanzaruhahira akaza avuga ati ndabifite dore rwose dore ese umuntu aje imbokoboko gusa abagore turoroha nakantu kose nta ntugaye uri umugabo nubwo yaguta yakora amabi yose agatazanye ikintu acice kugatuza yazana icyo gikapu kirimo ubusa yatereka aho ati dora ibintu yawe harimo n'ubugome kwe ibaze nawe kururi iyo foto n'ubundi ntago abana yari kubamwima none se yari kubureka kwanga kumwereka abana ngo barebe karabe ntago uriya yaravuze ati ningenda mfite iki gikapu cyonyine aragira ngo harimo ikintu abantu umuntu yishime ati harimo ikintu nanjye mbe nteraho urujisho kuri ba bana banjye hanyuma nindangiza amaguruke nigende ariko nyabusa warabimenye ukuramo akawe karenge uti simpa ari njyewe si yewe ntabwo ibyo nabi wari wabyeretse reka njyewe buriya muzi wese namumenye wese abandi barababeshya Vanessa nta mugabo murimo reka nkubwize ukuri ariko ikintu cyamuhinduye igihe hari igihe ngira nkatekereza nkasanga uriya mugabo sinanamurenganya uriya mugabo mwabanye ari umwana mwiza uriya mugabo mubana ari imfura mutunze cyane ariko n'igihe bino bintu byo kuba ufite amafaranga nyuma agomba akabura byo menya yarasoze bitera ihungabana menya yararwaye toroma gutera ikibazo ukajya ubaho nk'umuntu utariho nyine mu mutwe bikagutera ikibazo kubera ubuzima menya yararwaye toroma bishoboke kuba ntabwo nakizera ko papa Vanessa wakora ibyo bintu menya yararwaye kubera ko umugabo mwabanaga umugabo wambaraga nta kibazo ukabona ntacyo ukabona sinzi njye ntangiye kubona ko atari we ko nawe atari we ngaho rangira inama kuba hari ikindi kibazo ngira inama y'icyo nazakora ibintu nyine nk'ibyo kuko nta muntu ushobora gufata igikapu kitarimo ibintu ngo ugihereze umuntu umubwire w'umubyeyi sha mubwire ngo ufate igikapu none rero umbwire use umuntu yazamukorera iki ni toroma yarwaye ni ibiki n'ibisazi oya ibe toroma ibaraba aho yagiye aribo bamwangije ariko hari n'ikibazo kuko ntabwo papa Vanessa n'ukuntu tumuzi si umuntu mubi uretse ko wenda nyuma yaje gukena akigira mu by'abagore ariko nabyo yasobanuye ko yabiretse biriya rero nabyo biragusha reka nkubwize ukuri nawe aho amaze igihari aho bashobora kuba baramwangije kuko ntabwo ibintu byo kuzana igikapu akinisha abantu bakuru kirimo ubusa ntabwo wambwira ko yabikoze ameze neza ari muzima ushobora gusanga baranamuhaye n'ibindi bintu wagize ngo abagore badakina uzi umugore warakaye wowe n'umuntu abuze amafaranga yarayafite arasara maze kubyemera amafaranga nka gutyo hakazamo ubukene hakazamo ibibazo hakazamo guhangayika hakazamo kutongera gufata amafaranga mu ntoki ngo unayabone ndakubwiza ukuri ko bitera ikibazo cyo kigomba kuhaba ahubwo muzacunge neza mushaka kuzasanga uriya mugabo yarahungabanye cyangwa yaragiranye ikibazo n'umugore urumva uriya umuntu agiye kuzareba ibyo ari byo baramuroze umuntu agiye kuzareba ibyo ari byo ibindi byose yakoraga sava wabyihanganye gufata igikapu ukagishyira ababyeyi ngo kirimo ubusa
kirimo ubusa harimo ubusa nta kintu cyari kirimo. nta muntu muzima wakora ibi Yo nubwo yaba aragiye guhaha bikaga kumuhira ntabwo wakora ubwo waza ukavuga ati mfite 2 cyangwa 5 ariko ntiwavuga gufata igikapu ngo ugeneze umubyeyi wabyaye nta kintu kirimo uri muzima uri umuntu w'umugabo wigeze gutunga ufite ubwenge ntabwo bibaho aho muzacunga neza muzasanga baramutamitse ntimunabimenya ahubwo muvuze hakiri kare umuntu atararengera byo kuvuza azagenda yiberewe. ibyo ngibyo usibye no kuvuza niba ari ihungabana hari abantu baganiriza ngo abantu barwaye ihungabana ngo bakabaganiriza bikaba byazamo neza ariko rero mba mbona nanamwihorera akagomeza akigendera nanjye ntawe nkishaka azagenda rero sinzi gusa mwivuga ngo ntimumushaka kuko niba afite ikibazo se mutamutereranye twese ko yadutereranye uko umuntu agize ntabwo ari ko wowe ugira nese ugira ngo uko umuntu agukoreye ntabwo ari cyo nawe wamwishyura kuko ngenda mama vanye we ntumuze umugabo wawe wishakiye yigeze abo umugome cyangwa ko umwana muyo bigeze aho yatanga uriya ngiye kuzisubiraho ndebe iby'uko bimeze umugore we wabyaye umuntu ufite ikibazo abizi neza akamuhereza ngiye kuzisubiraho ndebe uko bimeze ngiye kubikurikirana nzakubwira igihe twapinga tukagira umuntu ni muzima gusa nzongera mubonera nzongera kubona irengero rye hari umwaka washira ataje kubareba umunsi nongeye kumubona buriya nzareba ibyo ari byo uriya mugabo ari we mwashakanye mwabyaranye abana bangahe cyangwa abana byanze bikunze kubera abagore benshi yagiyemo baramuroze nanjye sigaye mbona atari muzima ko ibintu akora ntabwo ari byo pe ntabwo ari muzima baramuroze wabona baramupfinyikiye simbimenye ariko baramuroze kuko nsigaye mbona nta bwenge afite ntabwo umuntu muzima uzi ko biriya n'ubu ni nka wa muntu utanga igiseke kirimo ubusa nsigaye mbona rwose atari muzima hari uko babigenje baramuroze ntabwo nawe ari we umugore warakaye nta kintu atagukorera wamurakaje nyine byo kujya mu bagore yamara n'icunde bakakujugunya none se urambwira ngo nk'uyu nguyu wabyaye urambwira yuko ubu ngubu hari urukundo amufitiye hari urukundo umufitiye ntabwo ari nk'umuntu w'umugome hari urukundo ashobora umufitiye kumuhemukira nta rukundo umufitiye pe bazi umuntu ukuze aza mu rugo rwawe aribwo aje akazana igikapu kirimo ubusa ubwo si ubwo n'umugabo nyabaki ariko menya atari we nyine uriya aho bigeze ntangiye kumugarukira amenya atari we rwose baramuroze pe ntabwo ari gusa kuzareba ibyo ari byo cyane ikintu gihari noneho bigeze no kumugirira impuhwe nawe ni ukumugarukira kuko umuntu akareba ibyo ari byo yakena gute n'ubwo waba ukenye gute ntabwo waba uri 5,000 uvuga uti fata 5,000 madamu dore nje gutya nta n'umwe nabonye hari n'umwenda afite wo kwambara ntawo nta mwenda wo kwambara ntaki ubona ko yanananutse ubona yuko utazi ibintu arimo ntabwo ari muzima ntabwo ari muzima ngiye mbona nawe atari we rwose n'ubundi aracyari hasi ni ukwihagararaho by'abagabo ni ukwihagararaho bya kigabo uko mwabonye kuko ari umuntu uri seriye uko mumuzi kuva kera kugeza uyu munsi uko mwabonye ari umuntu uri seriye ku buryo yageze atanga igikapu kirimo ubusa kitarimo inote ya 5. buri wese abyandike muri komentare niba mama Vanessa adafite ikindi kibazo cyihariye tutazi. Papa Vanessa reka dusoreze hano na mu kiganiro cy'ubutaha.